umva nzemera inkoni nzirye ariko nige inkoni nige nyama ankubita nige nyama nta kintu nza gukorera umukire nk'uyu nguyu ampa umuceri murya fata kimwe ngisote kimwe ku kindi kananga ibintu bari ntuburi kundurira se ibintu bahuye uyizi ni ingore ni ingabo no abakene bavuga kananga wansigiye desa fata igihumbi ntago njya ntanga desa ndi umukire sha kananga ariko sha wagize tukangurira icupa hoya nibaguye ikesi kananga narakize kise ikibuno ni ikibuno kiranuka gute hose babati mugabo agira umutima bikoze shakana bitebya yo patro mumbabaye rwose imyenda yawe ntago nayambara Neko ninde wakubwiye ngo nyambare umwenda hoya ntago nyambaye imyenda iranyambaye ntago nyambaye patro n'ukuri imyenda yawe nyine uburyo nari nayishyizemo kugira ngo nigere ndebe ko hari ahantu waba waracitse naho ubundi ntago imyenda yawe nyambaye rwose dore imyenda yawe iranyambaye hari ibintu nari ndimo kwibaza ndimo kwibaza imodoka ya bosi ko njye numvise imodoka zimwe bita manywera izindi ziri motomotike ubu imodoka ye si ishobora kuba ari imodoka y'ingore naho ubundi nyine hano ni kwa bosi hano hose ureba aha hose ureba gutya urumva aha hose nahyo dore dufite n'ibitoki turi hafi kuzanywa agatobe n'insina nziza n'akantu k'akajaride n'akantu k'agahanda kameze nka kaburimbo turabakira rwose cyane kana ko muri natera munsi n'ibikombe n'ibite byawe ntuze ni warambwiye ngo ngutekere icyayi ngo ugiye kujya muri dushe ngo uravamo ujya ku kazi ndarebye rero nk'umuntu ujijutse ndavuga ati ntabwo wabona aho kinywera ndavuga ati hita nyituzana ngo kinywere maha muri dushe yewe uretse ko mbona amaso wese igifu ntacyo ntibisanzwe ni ukuri ewe n'ubundi wabaye mwiza gusa nk'irirenga ariko ugira ibikabyo ukuntu wabyibushye itama ryabaye itama rega nubwo utarumerutse ariko ubundi n'ibisanzwe wabaye mwiza ni ukuri gushaka ukuntu usigaye usa yababa usa nk'irirenga rega no kubera wowe kubera ko ngufite njyewe n'ubundi ariko sinzi pe imisi ni hatari nuko ariko nawe nuko urasa neza urakoze cyane shu urakoze ariko sinzi wasanga hari usigaye kwitaho oya kukwanga shererwa kuva hamamagara cyane nageze kuguhamagara numva bega hari undi muntu ndayihamagara ni wayitaba none utayitabye tumwe ati turatuvugana ariko mpamagaye cyane n'ukuri sana yaragukumbuye bisi yari baye myinshi pe eka be duhamagare cyane umukozi none tukwakire rega nibagiye no kukwakira sibyo nta kibazo nizere ko bagiye kunyakiza whisky kuko niyo ntaherutse ko kananga waningiriwe bishwaye hano gikoze hano ni cyumba sinzi icyo nzamukorera niko shaka ntabitabye patro umeze neza nta kibazo noneho rero ndashaka twakira umushyitsi mubaze cyangwa nizere ko agiye kuvuga fanta ya orange kuko nizo zisigaye muri firigo mabuja uranywa igikoma cyangwa uranywa amazi ndagira ngo muzaniye ku gikoma cya kindi cyawe ibyo nido bikonje by'igikoma wageraho njye ntabwo nywa amazi ndashaka bazuka bazimwere rero cyo kumuzanira bazuka nanga yakubwiye fishko hano irukanka umbakana genda ujye mu cyumba cyanjye urumva ndebe ku katajeri ubona amafaranga ujye kuzanira bazuka abandi byaro ibyo ngibyo mwe bazuka kuva rya nasigaye mbera mushyashya ariko ntacyo kare kujyana injyana mu munsi ndakuraza mu ijoro rito nukuri to nukuri uyu munsi ndakuraza mu ijoro rito yewe nta ntunzi se cyangwa ibya bikabyo byawe bikabyo ngera
siko niyingize ngo neza neza ni igisimba none ino nyagwa nayo nzi ko iyi ngiyi iri buve yitwa ukazayirya mu kindi cy'umweru none dore namanutse yabuze natwe muri mutemera akahambira umutima ntuzasubira mu gitereko rwose ibyo twifata neza kabisa ibyo twifata neza utubuto iki numve papayi riba rihiriye mu giti papayi ihiriye mu giti iraryoha kurusha zino z'intaramo binabanza guhanura bakayitaranya ariko si ubundi ko ariyo yaho kambanze mpamagara ivete bino bintu ntarabyibagirwa mpamagara ivete bino bintu rwose ntarabyibagirwa muha amakuru agishyushye nubwo mbona amafaranga ye kugira ngo umuntu ayageraho biba bitoroshye ivete mabuja nzemera yuko ari mabuja amaze kubumbuka afite amakuru yo mbona nimero kompozi ndayisubiza urasanga ari ikirere mwaramutse neza mabuja ni Korode mabuja none nagira umbabwire yuko amakuru yose mwansabye ya makuru yose mwansabye ubu ngubu ndayafite n'imvaho shaka ukuntu ujya uva mu rusaku rwose tuvugane nkubwire none uri kunyumva neza okay none reka nkubwire njye bya bintu wari uri kumbaza uzi ko wambwiye ngo njye nkushakira amakuru yose ariko niba na byiza nzagufotorere Kamanzi mukwereka hamwe n'abo bakobwa baba baje kumureba ubu rero noneho mabuja ubundi uzampa amafaranga okay nta kibazo iba uzayanyoherereza amakuru mfite none harizewe hari umukobwa ejo waje ahangaha ari kumwe na bosi Kamanzi batuma Kananga kugira ngo bamwakire noneho bamaze kumwakira yaranaraye n'ubu ngubu yahiriwe aracyahari ahubwo ikintu cyanshanze ndi kukubwira ngo yaharaye yanahiriwe n'ubu ngubu bosi ari ku kazi naza kuza nkababonana nimugura nabigerageje kubyumba fotore biranga ariko ndagerageza akazi ninshaka nkareke pe nze kugufatira amafoto yabo bari kumwe ako nyine nawe urabyumva meze nabi rwose nyine nta mafaranga mfite
n'amatariki ni mabi nyine waba unyoherereje duke two kwifatisha rega. Okay, nta kibazo ubwo ngubwo nyine iyi yanjye iri muri mobile money. Ni kuvuga ngo iyi yanjye kuyoherezaho amafaranga birashoboka. Sawa nta kibazo ubwo nyine mwe rwose mwizera amakuru ndi buze kuyabaha neza nk'uko mwayanditse. Sawa. Aya ngomba kuyarya rwose, ngomba kuyarya nanjye bashaka uburyo ubuzima mbuvamo rwose bwo kwirirwa nkora mu rugo ashaka n'ikindi kintu nakora. Kananze nirira agapapayi sha amafaranga yari bugufi ndabizi. Ubonye iki? Ese mabuja wagira ngo hari ikindi kintu mbonye. Ubonye iki? Uretse ko mbonye hari amafaranga ya boss witije. Umva umunwa kagira. Banza nako wari wivunjiye. Nta mafaranga ya boss nayo mbonye ari wivunjiye. Umva rero nkubwire nutagabanya umunwa wawe. Boss wamaze iminsi ashaka kwirukana nkamubuza. Rero nugira icyo uvuga. Ndahita mubwira kwirukana. Iyo nta kibazo nta kintu navuga. Nari nkurebye ku maso mbona ko yari yasomeza nyine ntabwo. Umva rero nkubwire uwo munwa wawe nutawugabanya boss wawe yaragiye kukwirukana. Nuramuka igize icyo uvuga. Akira amazi. Ndahita mubwira kwirukana. Hoya ntugira ikibazo gisingira amagambo. Mabuja aya mazi hasi arashyushye hejuru arakonje. Ujye ugabanya umuntu. Ndawugabanya mucongeshe ntabwo nawugabanyisha. Ndagenda mucongesha. Nta kintu nshobora kuvuga ni ukuri kw'Imana. Mbawe urusezeranye rero kutazabivuga. Ntabwo nzabivuga. Ntabwo uzabivuga. Uzibeshyira ubwo umuntu wawe uzavuga. Nyine mabuja ngiye ntabwo rwose ngiye kukubwira ngo ngiye ngira amagambo ntabwo nzavuga ko. Uzibeshyira urabivuga umuntu wawe nzawudoda. Oya ntabwo wawudoda ngiye nanawuhomeje cyangwa nkagenda nkawugabanyisha. Ngaho usezeranye rero kutazabivuga. Ntabwo nshobora kubivuga. Usezeranye. Ntabwo. Twizeye ko Yesu Umwami wacu. Amen. Sheri ni wowe? So wowe menya sengesho ryari shu. Wowe menya amasengesho ryari? Cyane be. Meze neza. Ushakana ukumara cyo. Mabuja asiga azi gusenga. Rero sinakubwiye amakuru. Kera rero nasengeraga abantu abarwayi bagakira, abantu b'impumyi bagahumuka. Rero nkigira n'umunsi wa mbere. Nawe iki gihugu cyakimeze nk'ikituzuye mu mutwe. Kuko se vuga reka banze musengere, banze mukuremo ibintu biri mu mutwe we. Ujye uzuge isengereye ubwo n'abatayimoni afite ikibazo. Ariko bimaze gukira yansengera rwose azi no gusenga. Hanyuma kana akira amafaranga. Kira amafaranga ashaka. Ni 200 muhaye. Ujye kugura imyenda nzana twambwiye. Uri kumva? Ese ubu nk'ibi utuzu dutanu. Mu 40. Shima nayo ubonye cye. Dupfa mu maso yiruka cye. Nari nkukumbuye. Nari nkukumbuye. Nikine cyarangire yikumbuye pe. Meze neza. Nawe nicyo ushaka hano. Boss narinje gutora ka gakombe narisizemo. Gatahwe amaso namuna kubije kuzongera kugaruka hano kuri kino cyumba wowe. Nose boss ntabwo wambwiye ngo ibikombe njye mbibikaho bibika. Nose uri hariya ku gitanda ngisize hariya hafi y'igitanda niho babibika. Atoko cyabaye. Kizane nyine gitaha.